nkuko tubizi muri sifa zo kureba no kumenya ibyihishe, ibyo ngibyo ni sifa ya Allah tabaraka wa taala. Murabizi Allah ati alimul ghaib wa shahada, Allah niwe mumenyi w'ibyihishe ndetse n'ibikoze iki nibigaragara. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, ngo Allah ngo ntagajya agaragariza ibyihishe umuntu n'umwe, illa man irtada min rasul, usibye Allah yishimiye no ashaka mu ntumwa akaba hari ibyo yamwereka bikeya mu byihishe. Ibi ngibi rero byabaye ku ntumwa y'Imana yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwo yagendaga ageze ku makaburi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaragiye agera ahantu ku makaburi, ageze ku makaburi فأطلعه الله على ما في داخل القبرين، الله ngo aza kumwereka ibiri gukorerwa kuri abo bantu bari mumva uko ari babiri min al-azab. Wa hadha min mu'jizatihi, ibi ngibi tuvuga yuko nanone biri muri mu'jiza, ibi biri mu bitangaza by'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yaramenya amakuru yari kubera mumva. لأن الأحوال القبور كبيركو ابن ببيرا منفا من الأمور الغيب تفغيو كريبين بجيهش التي لا يعلمها إلا الله بتامن ونوار ويسوسيبي الله. فنحن لا نعلم ما في القبور كبيرون ناغو تجتو من ببيرا منفا ولا ندري من يعذب ناغو تقوى من يأوري قهانوا ومن ينعم نوري مقهابغا إبجيزا إبجيزا بكي نابغو دكوريكي tubimenya. Igihe kimwe rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abwira abo bari kumwe ati innahuma la yu'azzaban, yumva agira kumva arababwira ati anga murizi imva uko ari ebyiri harimo abantu babiri, la yu'azzaban barimo guhanwa. Rasul amenya makuru yuko hari abantu barimo guhanwa. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, ay la yu'azzabani fi amrin kabir, ngo nta nubwo bari guhanwa n'ibyaha tuvuga yuko ari ibyaha bikomeye cyane binahambaye, twavuga yuko baretse. Walakin tarkuha sahalun alayha law tarakuha, ariko kubireka byari ibintu byoroshye kuri bo iyo baza kubireka. Lakinnahuma tasahalan fi, ariko bagiye babikerensa babona yuko ntacyo bitwaye. Fasaran kabira, ibyaha birakura biba binini cyane. Vango buriya cyaho umuntu agenda kerensa akora gake gake, nubwo cyaba ari cyaha gitoya, hari igihe kigenda kikaba ta'azamat, kikakomera kikaba kinini. Bala innahu kabir, Rasul abasubiza yuko rero ari icyaha gikuru. Yadullu ala anna an-namima kabira, ibi byose ngo bigaragaza yuko kubunza amagambo biri mu byaha bikuru, min kabairi dhunub, muri byaha bikuru turimo kurebera hamwe. Thumma zakara sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati anna ahaduhuma kana yamshi bin namima, atugaragariza yuko uriya wa mbere yari umuntu wagendaga abunza amagambo, aricyo kintu kiri gutumwa ari guhanwa ari mumva. Rasul atubwira ati anna ahaduhuma, umwe muri bo kana yamshi bin namima, ni umuntu wagendaga sifa ye abunza amagambo, nicyo cyari yari sifa ye, ni wari umuco we, anatoa maneno hapa anapeleka pale, ndo kazi yake. Ili muradi gusa yumve ko abantu wamegongana, watu wamegombana, abantu wamekorofishana, hiyo ndo makasudi yake. Rasulati وقوله أما أحدهم فكان لا يستتر من بولي, aravuga ngo uwundi nawe fakana la yastatri min bawli, ni umuntu utarajyaga urinda inkarize, anakojoa gisa nataka. Musilamu ibi ngibi byo iki ngiki cyo guhihagarika uko twishakiye ni sifa usanga twese wagira turayifite. Muri toilette umuntu arajyamo hariya, hari igihe ujya kujya muri toilette ubona hatafunze ugashaka gukoraho kugira ngo hari igihe umuntu aba yibagiye gufunguza ko nta muntu urimo, wakora ugasanga umuntu arahagaze ameze gutya ari gutungereza, ibiramutarukira ibiramujyaho khalas atenda kugisariya tu. Ibi ntago tubikora Islam.
ubwo natwe ibi ngibi rero tutaramuka tubiretse dushobora kwisanga muri aba ngaba bahanwe bari mu mva kubera bino bihano byo kuba ataranarindaga inkarizi. La yasatir min bawl, inkari zivugwa ni ziriya athari, ni turiya tuntu nyine tuba dutaruka. Wallahi kabisa ejo bundi byarabaye, hano ngiye kujya muri toilette nzi ko nta muntu urimo, nkubise gutya nsanga umusiramu ameze gutya kabisa. Kibaza uyu muntu navamo kandi arahita aza gusari, rimwe na rimwe ari gusanga yambaye n'ibyenda birebire, mangu yambaye kabisa, inkari zose ziyuzuriyeho. Twebwe abasilamu rero iyo tugiye kwihagarika dufite uburyo twihagarikamo, dufite uburyo twirinda. Nuko kuba umuntu yakwihagarika ahagaze ntabwo tuvuga yuko ari haramu mu gihe waba ushoboye kwirinda biriya bishashi by'inkari. Biri kumvikana Islam? Ariko ikibi ni uko usanga ababikora iyo myenda yewe iri kugera hasi, iri gukubura hasi, nawe ari kwikwinya. Ufite imani, Allah haraho nigeze kubona mbona yabikoze, arafata ibyo bipantaro bye byose abitubika mu mazi, ariza gusara ari kujojo. Sasa yunahe Sheikh, namo tuvuga ngo tujye tuzamura ipantaro nisfu sak, tuzamura ipantaro, nujya mu kwihagarika uyizamure, wihagarike neza. Nta nicyo byabitwaye iki susutamye. Hari abantu bafite imyumvire ngo gusutama ngo ni iby'abagore biki, ariko biriya nibyo uzabireba abantu benshi hano. Wallahi uqsim billahi ari nayo wad'i yacu benshi muri twe dusari nta wudu dufite, ko umuntu ajya muri toilette hariya agasitanje kabiri gusa, agasukaho amazi gusa hejuru agahita yiyambarira, ibiramanuka nyuma ni alubizi. Wa mwanya wo kwinekera gato kugira ngo arebe ko wenda nta byasigaye mu ruhago bivayo amuna, ubwo ari uza gusari wala gazari ziri kumanuka kabisa, ariko bati sindayivamo. Allah ni weho, ubwo nubyakire ubu yari amasina yasubiramo. Hari abantu basari iyo hari abantu benshi tuyigwamo kwenda kupare. Sheikh, muri toilette nimba ahantu agakwiye kwitonda ni hariya, kuko isala yawe ihera hariya. Sheikh, isala yawe ihera hariya, uburyo wayitunganyije, uburyo wagiye muri toilette, uburyo wakoze ibyawe byose. Apana kuza gusari maze waba uri gusari ukumva ziramanutse, ukabyumva kabisa, ugahakikisha kavuga ati sindagenda ndi kusafa y'imbere ntaruka abantu. Kasi niyo mpamvu rero iyo umuntu ariko yagiye hasi agasutama, agerageza kuba ari uburyo tuba dusutamye nyine, giha uruhago tukarukoresha mu kureba ko nta zindi nkari zasigaye inyuma, yani ugahakikisha. Hari n'umwe mu bamenyi jazahullahu khair, we yigeze kuvuga ngo nta nicyo bitwaye kuba nyuma yuko urangije guhakikisha yuko nta nkari zisigaye mu ruhago, mu gihe uhagurutse ushobora gufata n'amazi makeya ukaba washira watonyangiriza hehe mu mwenda w'imbere, basi kugira ngo utazenda kugira wasiwasi y'ibyo biraza kumanuka nyuma. Ariko hari abantu usanga ari izabukuru bigoye yuko usanga we nanavayo nubwo yakwigira gute akijapa tu, aribo bise salasil bawl. Abo ngabo twize kuvuga hukumu yabo mu gitwishaga hukumu isala, abo ngabo twabavuzeho. Nivuga ngo hari umuntu usanga afite iyo ndwara nyine, we nihagarika byanze bikunze uko ariko kose wamubwira gukore, hari zigomba kumanuka tu. Uyu nguyu turamubwira ko madamu ari uburwayi usari kuri hali yawe, ariko nkawe ubutari uburwayi alhamdulillah uracyari umusore. Tanasuliya, buriya buryo bwawe bubiri ufata inkari bumeze neza, ntabwo bwari bwatangira kunyerera. Buriya abantu bageze mu zabukuru bagira icyo kibazo, ariko we mu gihe ukiri kijana, kwani unatoka pale ushaka kwihagarika umunota umwe ugahita usohoka ukagenda utabanje no guhakikisha yuko nta nkari zisigaye inyuma. Tinya Allah, wallahi umenye yuko isala itangirira hariya, umenye ko nipfira hariya ukaza ugasari nta sala ufite mu gihe na wudu ufite. Niyo mpamvu rero uyu mugabo mu byatumye ahanwa ari hariya harimo no kuba atarajyaga kuri iki barinda inkari zabo. Uwa mbere ni ukubunza amagambo, uwa kabiri ni uko yagendaga akora iki, ni uko yihagarikaga uko ashatse. Hari abantu usanga ajya kwihagarika akajya ku rukuta,
ku rukuta, ahantu hari urukuta kabisa, akaba ari kugira ngo atungereze urukuta maze zimugarukire. Ibi rero byose ubikora ashobora kwisanga nawe yahanwa kubera ibi ngibi, wal iyadu billah.